ese wari uzi ko akenshi ba bantu bakwanga baba bagutinya? Burya niba hari ikintu kibabaza umuntu kwanga ni ukumwereka ko utabyitayeho. Niba hari umuntu kwanga, umwe utakwifuriza ibyiza, wa wundi uba wumva yabangamira inyungu zawe, wa wundi uba yumva yagira ibyo ufite akagushyira hasi akaba yumva aribwo afite amahoro, uriya muntu niba hari ikintu kimubabaza cya mbere ntago ari uguhangana nawe. Ikintu kimubabaza cya mbere kikamubuza kuryama, kikamubuza guhumeka, ni ikintu cyo kumwereka ko ibyo bitakureba, ukikomereza akazi kawe bisanzwe, gahunda zawe zisanzwe, yewe byanaba ngombwa niba hari na serivisi wamuha ukayimuha neza wishimye unaseka. Biriya bintu biramubabaza cyane ku buryo ahubwo we icyo aba ashaka aba yumva ko mwahangana, basi ukagira icyo uvuga ntuceceke, kuko buriya aba ari mu rujijo, umuhoza muri dayirema yibaza icyo utekereza. Icya mbere aba yibaza ati se buriya kuba mwanga arabizi? Ese niba abizi kuki watanyanga? Kubera iki se iyo musabye serivisi ayima? Namugisha inama akayingira kandi njyewe mu by'ukuri mwanga. Buriya se ntiyaba arimo nko kuntegurira ikintu gikomeye kibi cyane njyewe nkaba ntabizi? Mu by'ukuri aba afite ibitekerezo nka sa mu mutima we. Gusa ikintu tugomba kumenya nk'abantu bakuze, ikintu twese tugomba kugendanamo neza nk'abantu bari smart, nk'abantu bazi ubwenge, nk'abanyamuryango ba channel yacu Ibanga Entertainment, ntuzigere witega ko buri muntu uwo ari we wese yagukunda. Ibyo waba ukora byose, waba uri umuntu mwiza nawe ubizi, yaba nta muntu wari wabangamira kuva wavuka, yaba ugerageza ugakora ibishoboka byose mu buzima ukitwara neza, ntago ari buri umwe uzagukunda. Iteka tugira abadukunda tukagira n'abanzi. Mu by'ukuri rero kuba dufite abantu batwanga ntago ari ikibazo tugomba gukemura, oya, ahubwo ni ukuri kwa buri munsi tugomba kumanajinga. Intego rero yacu ntago ari ugutsinda ngo tubone intsinzi ku bantu batwanga. Intego rero yacu ntago ari ukubatsinda, ntago ari ugutsinda abo bantu batwanga, ahubwo intego nyamukuru ibigenderewe tugomba kwitaho ni ukurinda amahoro yacu, tukarinda ibyishimo byacu ku mutima, ndetse tugakomeza kugenda nk'abanyabwenge. Ubu ni uburyo butanu rero ugomba kwitwara ku bantu bakwanga, abantu batakwifuriza ibyiza. Ni uburyo ugomba kubahandoringa, ukikomereza ubuzima bwawe nta kibazo, hanyuma ukabarekera urujijo rwabo, ukabareka bakaguma muri dayirema, umutima uhora ubacira urubanza. Ikintu cya mbere ugomba gukora niba umuntu akwanga, wibyegereza umutima. Niyo byaba ubona neza koko ari ibintu wakwegereza umutima, ariko wibimwereka. Hari igihe umuntu awukorera ibintu bikakubabaza ndetse bikakubangamira cyane, ariko niba hari intambwe ya mbere watera kandi nziza, ni intambwe yo kutabigira pasono. Burya inshuro nyinshi kuba umuntu yakwanga cyangwa se abantu bakwanga bituruka kuba bumva badatuje, cyangwa se bigaturuka ku bintu bagenda bagutekerezaho, cyangwa se nanone bigaturuka mu kukwibeshyaho. Iyo rero abantu bakwanze ugakomeza kubitekerezaho, ukabyegereza umutima, ndetse nabo bakabibona ko wabuze amahoro, ko wabyitayeho, burya ububaha imbaraga badakwiye. Ni hahandi umuntu azaba agutambitsemo nk'akantu kugira ngo arebe uko witwara, kugira ngo aguteshe umurongo, agusaze, hanyuma nawe reaction ibirazamutse, werekanye ko biguhungabanyije. Icyo gihe uwo muntu uzaba umuhaye imbaraga, unamweretse ko ibyo ari gukora biri gukora koko. Icya kabiri ugomba gukora, niba hari abantu bakwanga, komeza uba umuntu w'icyubahiro, komeza uba umuntu wo kubahwa nk'uko bisanzwe. Wipapa, wireyagitinga mu buryo buri negative, oya. Niba ubizi neza ko uri mu bantu bakwanga cyangwa uri kumwe n'umuntu ukwanga, wihindura ijwi, komeza uvuge neza mu buryo buri clean. Reka imico yawe n'imyifatire yawe ntihinduke. Hari abantu iyo azi ko ari kumwe n'abantu bamwanga cyangwa se ari kumwe n'umuntu umwanga,
akagerageza wenda kutabimubwira, ariko uburyo yitwaramo wa muntu agahita abibona ko hari ikintu cyahindutse, cyane cyane bitewe n'amagambo akoresha. Wenda kwihangana byamunaniye mu gihe ari kumwe n'abo bantu, ijwi ryahindutse ririmo uburakari cyangwa se ikiniga ukuntu, ukabona mbere niba umuntu yaramwizeraga ariko ahamenyeye yuko ari umugambanyi, ahamenyeye yuko ari umwanzi we, ukabona ntashaka kumuvugisha byinshi nk'uko byahoze, kandi nabwo akabikora mu buryo ubona ahita bikeka yuko koko hari ikintu cyaguhindutseho. Biriya bintu ni bibi kuko uba urimo umwongerera imbaraga, ndetse akabona ko n'icyo ashaka arimo arakigeraho. Sinkubwiye ngo ukomeze utakaze igihe cyawe uri kumwe n'abo bantu kandi ubona ko ari abantu bafite mayindi iciriritse, mayindi y'urwango gusa, cyane ko buriya umuntu ufata igihe cye akavuga ngo ngiye kwanga uriya muntu, ngiye gushaka ibintu byose byashyira uyu muntu hasi, uriya muntu tumushyira muri kategori yo hasi, kuko yagakwiye kuba atekereza ibindi bintu birenze mu cyimbo cyo kukugabaho ibitero. Rero sinkugiriye inama ngo ugumane n'abo bantu bameze gutyo, ariko nanone menya ukuntu basohokamo, menya ukuntu ubima igihe cyawe ariko batarabutswe impamvu. Nakubwiye ngo niba hari ikintu kibabaza umuntu kwanga, ni ukubona wikorera utuntu twawe nta cyaguhungabanyije, ahita abona ko yari arimo akora ubusa. Ibi rero birahita bitugeza ku cya gatatu. Shyiraho bariyeri ihamye hagati yawe n'abo bantu. Bikore kinyamwuga, ushyiremo ikinyabupfura, ndetse ubikore nk'umuntu mukuru, ubikore nk'umuntu ukuze, ufite ubwenge, ufite imitekerereze iteye imbere. Nta mpamvu yo guhangana n'abantu, nta mpamvu yo guhangana n'umuntu ngo narakumenye, ngo sinari nzi ko nawe wankora ibi ngibi, ukamutonganya. Mbese bya bindi bakunze kuvuga ngo ni ukumushishura mu mvugo z'ubu. Ubwo si byo ni ibiki? Izo mbaraga zawe se urazimarira iki? Oya, nyamuneka nta mpamvu zo gushishura umuntu ahubwo wowe shyiraho bariyeri kandi bucece igutandukanya n'abo bantu. Erega ubundi iyo warangije kumenya umuntu, iyo warangije gutesha agaciro ibikorwa byose, umubano wose wagiranaga n'uwo muntu kubera iyo myitwarire ye idahwitse, kumwima umwanya ugashyiraho bariyeri hagati yawe nawe biba bihagije. Koko erega nunasuzuma neza ugashishoza neza, urasanga ubaye ugize ikintu ukora kirenze mu gushyira distance hagati yawe n'abo bantu bakwanga, burya uba urimo kubasonga. Kuko twamaje kubona ko umuntu kwanga akenshi aba ari wa muntu urenzeho, aba ari wa muntu ukugirira ishyari, aba ari wa muntu uri hasi yawe. Rero reka kumusonga, gushyira bariyeri hagati yawe nawe ugashyiramo intera, ibyo birahagije rwose. Ikintu cya kane rero ugomba gukora ni ukwita ku bantu bawe, ahubwo wa mwanya ukawushyira ku bantu bagukunda, bakwitayeho, kuko ubu bafite baba bahari. Ita ku bantu baguha agaciro, abantu bakwitaho, kandi ba bantu bakubaha. Cyane ko burya igitangaje, dutakaza imbaraga ku bantu batadufitiye umumaro, ku bantu batwangiza gusa, ba bandi batworeka, bamwe batatwifuriza ibyiza. Nyamara ba bantu bacu, ba bantu badukundira uko turi, baduha agaciro, tukabibagirwa. Ubundi ikiremwa muntu ukuntu duteye, abantu benshi tujya kuvumbura agaciro ba bantu badukunda baba bafite iminsi yatujyanye. Niyo mpamvu nakubwira ngo burya ntukirengagize wa muntu ukuba hafi, wa muntu akwereka ko kwitayeho, akabikora atiganda. Nyamuneka abo bantu nibo dukeneye gushyira imbere. Ikintu cya gatanu rero, komeza wimprovinge kandi ube stable, kuko nk'uko mpora mbibabwira, biragoye ko hari umuntu uciriritse ugira abanzi. Mu gihe cyose rero ubona hari abantu bagufitiye ishyari, bagufitiye urwango, nuko hari ikintu kizima uba uriho, nuko hari iterambere uba ufite, nuko uba uri umuntu uri smart, kandi koko hari abantu bakureba bakifuza kumera nkawe. Naho ubundi
abanzi bareke bakomeze ibyabo, bakomeze umurongo Satani abashakamo. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo nawe tujye duhora turi kumwe umunsi ku munsi. Ciao ciao, ndabakunda cyane bantu banjye, mbahoza ku mutima. Reka duhure muri video zikurikiye.